Jose ni wowe nahisemo, urukundo ngukunda biragoye ko warusobanukirwa, ariko Imana irabizi urugero ngukunda. Naragukunze n'ubu ndagukunda kandi nzakomeza kugukunda, nta kintu na kimwe kizigera kibaho. Narebye ndavuga ko umunsi wanyu niki cyabereka ko mbakunda, niki cyabereka ko nyine mbashimira, niki cyabereka ko mbazirikana nubwo nyine ubuzima buba butoroshye tutari kumwe tutabona uko tubonana. Donatien ndabakunda kandi murabizi muri abantu nyine badasanzwe. Muraho neza, turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe. Nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu? Twe tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko tubashimira. Murabizi iyo mubona umuririmbyi mukabona keke, nta bindi tuba tugiye muri surprise, tuba tugiye kubwira abantu ko tubakunda. Uyu munsi rero surprise dufite iratangaje. Ni umushuti wacu, uyu munsi ku itariki 2 bamaze umwaka bakoze mariage, urumva na anniversaire ya mariage. Uyu munsi rero twifuje kujya kubabwira ko tubakunda, tubabwire ko tubashimira, tubabwire ko ari abantu b'ingenzi mu buzima bwacu. Umugore ntago ahari, ari kure, ariko umugabo arahari, ndetse n'abantu bubaha Imana, n'abantu bakorera Imana. Tugiye gutaramana nabo tubabwire ko tubakunda kandi ko tunezerewe aho Imana igejeje ikora ku buzima bwabo. Mu bukwe bwabo twabonye imbaraga z'Imana zikomeye. Imana yakoze ibintu bya bindi birenze ibyo twayisabye, yakoze imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi rero tugiye kwibukiranya turirimbiza amashimwe iby'Imana yakoze. Mubane natwe, nibwo bwa mbere tugiye gutungura umuntu w'umupapa, ariko ko ari abantu bubaha Imana, turizera ko nta kibazo biri buteze, ahubwo turi bufatanye guhimbaza Imana no kuvuga imirimo y'Imana ndetse no kuvuga gukomera kw'Imana. Ubwo rero mubane natwe tuze kureba ukuntu bigenda. Ikindi cy'umwihariko, uwo mushuti wanjye, bose ni inshuti zanjye, n'abana twakuranye, dukorana umurimo w'Imana muri eglise turirimba, ariko by'umwihariko umukobwa cyangwa umugore ni inshuti yanjye, wa muntu warahindutse ngo inkoramutima, ni inkoramutima yanjye, ndetse byarenze ibyo ngibyo biba nk'ubuvandimwe, kuko papa wanjye niwe papa we mu bukwe, urumva ni umuvandimwe. Rero ndamukunda cyane, navuze ngo ko adahari uyu munsi nkora iki kugira ngo abone ko nezererewe iby'Imana yakoze, ndetse abone ko aho atari tuhamubereye, kugira ngo ibyishimo bikomeze birambe. Mubane natwe muze kureba ukuntu babyakira, turi kumwe namwe, turabakunda. Erega mani tugambirira oya si bibi ntabwo ari bibi. Mikoro wagasize, mikoro uri ye musongenera ubunuwe mani uri mwiza, mani uri mwiza. Erega mani tugambirira kuri we oya si bibi ntabwo ari bibi. Uri musongenera ubunuwe mani uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza. Erega mani tugambirira kuri je oya si bibi ntabwo ari bibi. Uri musongenera ubunuwe oh mani uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza. Mana we uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza. Oh mani uri mwiza, mani uri mwiza, mani uri mwiza. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe, zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Ayiwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Siri kwizeye
Yesu agufitiye surprise Yesu agufitiye surprise Yesu agufitiye surprise Yesu agufitiye. Wow. Surprise Yesu abafitiye. Turabasuhuje, Donatien turamusuhuje, Josette nawe turamusuhuje aho ari, nawe ntabwo abizi, mwese ni surprise. Twarebye uyu ni umwaka mumaze mwubatse urugo, mu bukwe bwanyu twari tuhari, twabonye imirimo y'Imana, nahoze nandika kuri stati yanjye ngo twabonye amaboko akomeye y'Imana. Imana yakoze ibirenze ibyo twayisabye. Ni ukuri Imana yaratunejeje, Imana irigaragaza. Navuze ngo abaseriveri ba Satani n'ingabo ze bakorwa n'isoni baramwara, Kristo azamura ibendera ryo kunesha. Uyu munsi rero twavuze ngo turabigenza gute kugira ngo twishime. Ndavuga ngo nyine nta kintu dufite turi bukore, ariko turaza dutaramane nawe. Ndabizi ko ukunda Imana, ndabizi ko ukunda kuramya Imana, ndabizi ko uhimbaza Imana, nta bintu byinshi turi buvuge. Murabizi ko turabakunda, muri inshuti zacu, by'umwihariko ngiye muri inshuti zanjye, muri abavandimwe banjye. Rero uyu munsi uratunejeje, n'ababyeyi banezerewe, bavuze ngo reka baze babarebe, babereke ko bari kumwe namwe, berekane ko uyu mwaka ushize n'indi hari, muracyakomeje urugendo kandi barahari, baracyari kumwe namwe, ndetse natwe turacyari kumwe namwe. Navuze rero Donatien ibi bintu ntago yabyanga, gutaramana tugataramira Imana, tukamubwira ko tumukunda. Josette nawe kumva ikiri ku mutima wacu, iyi surprise ikazamugeraho, akavuga ngo aba bantu bantekerejeho, baravuga ngo bagende, mbese ni nko kuvuga ngo yakabaye ari hano n'ubundi twagakoze igitaramo, ariko kuko adahari turahamubera kandi icyubahiro cy'Imana kirazamuka. Navuze rero ndazana umuhanzi aze ataramane na Donatien baririmbe, ubundi ni ukuri izina ry'Imana rishobora kwamamara. Kandi Donatien turabakunda cyane, murabizi muri abantu bacu, ababyeyi barabakunda cyane. Nijoro papa niwe yampamagaye arambwira ati tuzajya gusura Donatien. Ati ejo itariki urayizi? Ndamubwira nti ndayizi. Ati hashize umwaka abana bakoze ubukwe, ati tuzajya kubariba, twavuganye na mama Josette ko tugomba kujya kureba abana. Ndamubwira nti nta kibazo burije, mama Josette turavugana mu gitondo, ariko nk'umusirikare wa Kristo ndavuga ngo uko bizagenda kose, igisabwa cyose turaza dutarame. Ubwo rero tuhita tuvuga ngo nta kibazo, nzaza, reka mbwira abahungu banjye tuzaze dutarame. Icyo nzi cyo cyose ibintu byakanda tuva mu humure, ndaza na Donatien dutarame. Josette ahari tumubwira icyo tumwifuriza, ndetse na Donatien nabishobora tubwira icyo ikiri ku mutima we, ariko ikigambiriye ni ukuri twasha kugutaramira kugira ngo wumve ko tugukunze, kandi Kristo agukunze kuturusha. Kristo ari kumwe namwe, Kristo arabakunda, Kristo arabashyigikiye, Kristo azabageza kure. Ni ukuri umugambi we kuri mwe ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza. Ejo hanyu ni heza, ni heza. Rero twebwe ikidufashije nkatwe turi iruhande rwanyu ni kugira ngo tuzafatanye namwe amashimwe. Mwabibonye ko nababwiye ngo umwaka utaha igihe nk'iki tuzaba dufite andi mashimwe, tuzaba dufite ubundi buhamya turi kuvuga. Ubu rero dutarame, tubwire Imana ngo turacyagushima, turacyavuga imirimo yawe, turavuga ishimwe ryawe, turavuga imirimo yawe, turavuga gukomera kwawe, bya bindi twakubonanye. Ni ukuri twabonye Imana, ntitwabivuga muri detail, ariko abantu bari hano natwe tubiziranyeho, twabonye Imana turayibonera. Rero ibisigaye sibyo byayinanira, turatarama ubundi nta kintu buke, turavuga ishimwe ryawe. Erirad urashaka kurya maguruka, gerageza hariya hagati cyangwa ku naho ku ruhande. Namenye ko mu mahanga yose uwizera izina ryawe azabana n'igiti kiri ku mugezi, amababi yacyo niyuma. Namenye ko ukwizera
igiti kiri ku mugezi amababi yacyo niyuma namenye ko yose uwizera izina ryawe uwizera izina ryawe azabana n'igiti kiri ku mugezi amababi yacyo niyuma namenye ko mu mahanga yose uwizera izina ryawe azahwana n'igiti kiri ku mugezi amababi yacyo niyuma 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 azahabwa umugisha azahabwa umugisha azabona amahoro azabona amahoro azahabwa umugisha azahabwa umugisha azabona amahoro azabona amahoro azabona urukundo azabona urukundo azabona urukundo azabona urukundo azabona siripurize azahabwa siripurize azahabwa siripurize azahabwa siripurize azahabwa n'impano azahabwa n'impano. Amen. Numva amahoro numva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe numva amahoro numva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe wongeye gushaka nzu ngo tugushime tuguhimbaze udutera nk'ibiti ku migezi ngo twere imbuto wongeye utanze ihumure wongeye utanze tugushime tuguhimbaze wongeye utanze ihumure wongeye utanze ihumure tugushime tuguhimbaze wongeye utanze ihumure wongeye utanze ihumure tugushime tuguhimbaze oh Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe Mana uri mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe ugira neza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe wowe utanga amahoro we Mana uri mwiza ibihe n'ibihe wowe utanga umuryango mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe wowe utanga umufasha mwiza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe umwami ni mwiza pe mwiza pe umwami ni mwiza pe ni mwiza pe yaratubabariye yarambabariye yaratubabariye yarambabariye
mbese uramukunda mbese uramukunda ese twabihamya ndabihamya ese twabihamya ndabihamya ese wabihamya ndabihamya ese twabihamya ndabihamya shimwa Yesu umucunguzi shimwa Mana yamutanze shimwa nawe mukabera wamutumenyesheje shimwa Yesu umucunguzi shimwa Mana yamutanze shimwa nawe mukabera wamutumenyesheje turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakuwe ayiwe turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakuwe ayiwe turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonanye Mana numeze nkawe utubwira ibinyoma kandi ntukora nk'abantu icuzi icyo wavuze Mana numeze nk'abantu utubwira ibinyoma kandi ntukora nk'abantu uzi icyo wavuze ukomeza isezerano kugeza ibihumbi abikuze Mana yacu ukura ifi ayiwe ukomeza isezerano kugeza ibihumbi abikuze Mana yacu ukura ifi ayiwe turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonye ayiwe turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonanye nubwo amagambo yanjye ataboneje shimwa Mana kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataboneje shimwa Mana kuko n'amahoro nubwo amagambo yacu nubwo amagambo yanjye ataboneje shimwa Mana kuko n'amahoro mutima wanjye utibonye ingazi yo Mana unezerwe
kuko ndamahoro mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro ayiwe mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo Mana ufite imiryango myiza unezerwe kuko ndamahoro mutima wanjye we mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro. ibintu ni byiza, ibintu ni Yesu wabikoze. Donatien wabimenye, iyi ni Mubwire TV, ariko nta kintu tubwira abantu, nta bindi twe tuvuga, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko tubashimira, tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bagira umuco utari mwiza njyewe ntakunda wo kubyigana ku munsi wa nyuma, umuntu yavuye mu buzima barwanira mikrofone, warakoze, wakoze ibi n'ibi, wagize neza, turagukunda, tuzakuzirikana, wakugarura, twakubwira ikiri ku mutima, kandi bagize amahirwe menshi yo kuba bari kumwe n'uwo muntu ntibigeze bamubwira ikintu kiri ku mutima wabo. Rero narabirebye ndavuga ngo nkanjye wabisobanukiwe n'iki nakora, reka tubwire abantu ko tubakunda, reka tubwire abantu ko ari ingenzi, reka tubwire abantu ko tubashimira, ndetse nimba ari n'iby'Imana yakoze dufatanye nabo gushima. Nta kindi twe tugambiriye, tuvuga ibyiza ndetse no kuzamura icyubahiro cya Kristo. Uyu munsi rero niyo mpamvu twaje kukureba, turabizi kuri wenyine nyine utari kumwe n'umugore wawe, ariko twavuze ngo tuze dutarame tukubwire ko tubakunda, couple yanyu turabakunda, muri inshuti zacu, umuryango urabakunda, kuba bari hano bataramiye hano nuko babakunda, nuko bazi ko muri abantu b'ingenzi ndetse b'umumaro. Hanyuma njyewe by'umwihariko ndabashimira cyane, kuva muri abana turi abashuti, twarakuranye dukinana, urabizi ntago nabivugira hano ibyo njya nguserereza, ariko twarakuranye dusangira. Noneho by'umwihariko Josette, kuva turi abana twajyaga buri dimanche twaratahanaga cyangwa agataha iwacu, mama warabyibuka, tukagenda turi abana tukajya gusangira, tukaryama, tukajya mu myenda tukigera. Ubwo icyumweru kimwe twabaga turi muri eglise, hatangira kumwandikira udupapuro, turatahana, turajyana mu rugo. Hakaba n'igihe bimugorera, bizi Josette yakundaga kuba afite ahantu henshi ajya gutarama, kuririmba, ati Sylvie ntago tujyana birankereza, ariko yabona ukuntu namaramaje akambwira ati tugende ariko sintinda. Kuva icyo gihe rero turi abana, yambereye inshuti nziza, turakurana, turindaho nyine dutandukanye, ajya mu mahanga, murakoze, ajya mu mahanga. Ariko abantu benshi iyo banageze kure, hari ahantu n'ahantu abantu bahuga, sibye no kuvuga ngo inshuti n'umuvandimwe muraburana nimwongere no kuvugana. Ariko ndakubwiza ukuri Josette, nta n'icyumweru cyashira tutavuganye, tuvugana buri munsi amakuru, umeze ute, bimeze gute, tuganira. Rwa rukundo rwacu rwo mu bwana kugeza n'ubu, yambere inshuti ntafite uko nyisobanura. Bibaye akarusho rero, bibaye agahebuzo kugira ngo Imana ibihereze umugisha mu bukwe, papa mubera papa we. Urumva ni ikimenyetso cy'ibyiza, ni ikimenyetso Imana yavuze ngo noneho abaye umuvandimwe. Rero narebye ndavuga ko umunsi wanyu ni iki cyabereka ko mbakunda, ni iki cyabereka ko nyine mbashimira, ni iki cyabereka ko mbazirikana, nubwo nyine ubuzima buba butoroshye, tutari kumwe, tutabona uko tubonana kubera imibereho nyine n'ubuzima, ariko mba mbazirikana. Ndavuga uyu munsi rero nka Mubwire TV, uko dutarama, tuze dutarame, twereke Josette. Biramutungura, Donatien biramutungura, ariko ni byiza abone ko tumutekereza, abone ko tumukunda. Donatien ndabakunda kandi murabizi muri abantu nyine badasanzwe.
noneho by'umwihariko ikintu nshimira Josette mushimira mukundira cyane ni ukuntu yageze muri ariya mahanga agakomeza gukorera Imana. Ni umwihariko, dufite abantu benshi n'inshuti zagiye ari abakristo bakorera Imana ariko bagezeyo barahuga, hari agahugi, barahuga barwana n'ubuzima n'imibereho ntibongera gukorera Imana. Ariko Josette muri gahunda ze zose aboneka mu murimo w'Imana. Icyo kintu rero ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu mukundira kandi mushimira. Buri munsi niyo ndi kumutangira ubuhamya ndavuga ngo ariko nubwo abantu bo mu mahanga bagenda bikihugiraho, mfite inshuti yanjye yakomeje gukorera Imana. Josette uzareba iki kiganiro, nta jambo ryasobanura uri we, uri umuvandimwe, njye namwise inkoramutima ariko ni n'umuvandimwe. Rero turamukunda cyane kandi tuzabonana. Yarambwiye ngo naza azadusura no kuri Mubwire TV, azadutaramira ndetse tuzongera tunatarame muri kumwe. Ariko Donatien ndabakunda kandi icyo mbasabira umugisha w'Imana uhore mu rugo rwanyu, amahoro y'Imana abe mu rugo rwanyu. Ibintu byinshi mwabibonye nabibifurije, nabibandikiye kuri stati. Kristo abahuze mube hamwe. Nicyo cyifuzo cya mbere mfite, kugira ngo mube hamwe, ibintu bya distance biveho, hanyuma mukorere Imana ndetse mubane, mubyara abana, Imana ibaha abana. Ngewe ubu nta kindi njya nifuriza abantu, aho nabereye umubyeyi, nta kintu kiryoshye ku isi nko kuba umubyeyi. Imana iruta izindi twabaha, zose zirashira, mushobora no kuzibabarana, ariko ufite abana, nshuti, abana urabareba ukamwenyura. Abana nyine bakwibagiza ibintu byose. Rero icyo mbasabira cyane cyane, Kristo abahurize hamwe kandi azabaha abana. Zanezezwa no guterura abana banyu. Hanyuma ibindi, umugisha nyine ubabeho, murame kandi mubeho mwishimye, mukomeze mukorera Imana. Nawe ntucogora mu murimo w'Imana, uritanga. Nahoze mbwira aba bantu turi hanze nyine turindiriye ko twinjira, babwira nti ni umukozi w'Imana, ni umwana muto ari gukorera Imana, ni umwana muto wiyeguriye Kristo. Ni ukuri, ni umugisha. Murabizi aho tuvuka naho duturuka, muzi abantu b'abazezenge, abantu benshi Satani batwaje igitugu, ariko kuba turiho tuzi ko ubuzima bwacu uri mu biganza bya Kristo nishimwe rikomeye. Rero Kristo akomeza abahire, Kristo akomeza abayobore, Kristo akomeza abagenge, kandi ibyo yabageneye byose abirinda inkomyi bibagereho. Ndabakunda. Hanyuma ababyeyi, abantu benshi batinya kamera, batinya kuba bagaragara muri ibi bintu, ariko umuntu ufite ikintu ashaka kuvuga ashobora kukivuga, amajwi akazajyamo. Udashaka kugaragara ntabwo tumushyiramo, dushobora kumuha mikrofone, kandi nutagira icyo avuga nta rubanza. Sinzi aho guhera n'aho gusoreza, ariko birandenze. Ndimo ndabikurura, ntago ndi kubishyikira. Ni ubwa mbere nkorewe surprise nk'iyi mu mateka yanjye. Ni ubwa mbere ibi bintu bibaye. Njya nkurikirana ama surprise mukora, ibiganiro ndabikurikirana kuri Mubwire TV, ariko nari ntarafilinga aba bantu mukorera surprise uburyo bafilinga. So nawe ubu rero ndi kubyumva pe, ko murantunguye. Icyo ni icya mbere ku rwego rwo hejuru. Kandi vraiment Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ni ubwo buryo ngomba gutangiramo, yagure imirimo y'amaboko yanyu. Iyi Mubwire TV yiteze imbere cyane, kandi abantu tuyishyigikire cyane, kubera yuko muri gukora akazi kadasanzwe. Uyu ni umurimo w'Imana murimo gukora, kandi Imana izawubahembera. Natwe turahari kugira ngo tubasapotinge mu buryo bwose dushobojwe n'Imana. Ubwo nashimiraga Mubwire TV. So kabiri, ndashimira ababyeyi, nabo bankoreye surprise. Musanze nabibabwiraga ko jye nari mfite abashyitsi babiri. Nibo nari niteguye, nibo nari nzi ko bari buze, ariko ni surprise. Niko zimera nyine, niko zimera. Ndabashimiye cyane babyeyi kuba uyu munsi mwawuzirikanye. Turi kuri eglise, mama niwe wambwiye ati ariko ejo ni itariki zingahe? Ndamubwira ejo ni itariki 2. Uzi icyabaye? Ndamubwira ni ndakizi cyane. So ariko ntabwo nari nzi ko ari gutekereza ibintu nk'ibi ngibi. Hanyuma na mama na Deja nawe yabimbajije nijoro, I think
ese ejo itariki urazibuka kandi nazibukaga cyane. So ababyeyi rero mwatuzirikanye, Imana ibaha umugisha. Sinzi nimba hari irindi jambo navuga rirenze iryo ngiryo. Yarawubahaye kandi ikomeza yubahe, yubahere no mu rubyaro no mu baturanyi no mu gihugu. Icyo ni icya kabiri, kandi nanone mbaha ikaze mu izina rya madamu udahari nanjye yanjye bwite, tubahaye ikaze, dukunda abashyitsi. Sylvie niwe twavuganye kuri WhatsApp, umva ari kumbaza ngo, ari kumbwira ngo nimuhe karibu. Ngo se mu rugo turaguha karibu gute? Nta kuntu twaguha karibu, hano igihe washakira waza, kandi koko yabikoze. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero ni umunsi w'amateka, umunsi w'amateka ku buzima bwanjye na madamu udahari, kubera ko amasaha nk'aya ngaya ntekereza ko twari muri reception yari itangiye. Ejo nibwo nari ndimo nibaza nti se uyu mwaka urarangiye kweri madamu tutari kumwe, nzabyifatamo. Umutima umukambwira uti usareba ahantu ujya, maybe hateraniye abantu benshi, niyo wanywa fanta and then wongere witahire. Ariko mama amaze kumbwira ko bazaza, numva ko nyine ngomba kuguma mu rugo. Ni umunsi w'amateka. Wenda mbivuzeho gatoya, madamu twakundanye guhera mu 2012. 2012, ndibuka 2013 ubwo twapanze kubana, turi kubishyira 2015. Tuzakora ubukwe 2015. Hanyuma icyo gihe ngira impamvu yo kujya hanze, tubiganiraho. Yewe mu kugenda kwanjye nari nzi ko ngiye kumara imyaka 2 Sylvie, and then bimuganirije arambwira ati imyaka 2 ni mikeya, ntacyo bitwaye, nzihangana, noneho nugaruka dukora ubukwe. Agenda ahantu ngezeyo, maze umwaka umwe bambwira ko ngomba kumara imyaka 4. Reka mbabwire, hariho abantu bapinga ko Imana iriho, ariko Imana irahari. Kandi icyo uzaba ntabwo Imana igishyira kure yawe, kiba kikurimo. Jewe kuva even na mbere gatoya yo guproposa madamu, nabonaga ari uzambera umufasha, ndabyiyumvagamo. So now 2015 ndagiye ya 2016 nibwo nagiye, nzi ngo ndamara imyaka 2. 2018 ngaruke dukora ubukwe, bambwiye imyaka 4. So nabimubwiye kuri telefone, bisa nkaho biduhungabanyijeho gatoya, ariko twemeranya ko nta kundi byagendanye, nayo ari ukuyihanganira. Murambabarira nindondogora, nanezerewe. Umuntu wanezerewe sometimes ararondogora. So then 2020 ubwo ngubwo nibwo agombaga kugaruka kugira ngo dukore ubukwe. 2020 igeze, nibwo madamu nawe yabonye uburyo bwo kujya hanze. Abimenyaho imbereho gatoya, arabimbwira. Reka n'ababyeyi wenda mbabwira ibi bintu ntago bari babizi, nubwo ntanabivuganyeho na madamu, ntacyo bitwaye, ntago ari bibi. Nge nawe tumaze kumenya yuko agiye kugenda, turavuga tuti rero ibyo ari byo byose, reka dusezerane. Ugende, twarasezeranye, turabyemerekanya. And then nza hano mu Rwanda, nza gushaka ibyangombwa byari bikenewe, birimo certificat de célibat, n'ibindi byangombwa byari bikenewe. Ndaza nshaka ibyangombwa, subirayo,
ngezeyo mu rukiko rw'aho ngaho baduca amafaranga menshi tutari dufite, hanyuma biratunanira. Ndibuka naramubwiye nti ntacyo bitwaye, genda Imana izaca inzira twongere tubona. Agenda nawe atekereza ko ashobora nko guhita agaruka nka nyuma y'umwaka umwe. So inzira z'Imana rero ni nyinshi cyane, kandi rimwe na rimwe ntituzisobanukirwa. Imana yari yapanze yuko tuzakora ubukwe umwaka 2023, kuko nibwo yabigenjeje uko yabigenjeje, hanyuma araza dukora ubukwe. Abadushyigikiye mwese, inshuti, abavandimwe, nabipostinze, reka nongere bivuge, turabashimira cyane. Mwarahabaye, mutwereka urukundo, mutwereka ubuvandimwe, nubwo Satani yari yahagurutse. Ngira ngo mwarabibonye mwese abari bahari. Ariko njyewe ibi bintu nari narabibonye. Nabibonye nkiri hariya narindi, nigeze kurwara malaria, ndi hafi kuza. Ndwara malaria ikomeye, njya mu bitaro. Hanyuma ndi mu bitaro, namaze mu bitaro iminsi 3. Ariko ndi mu bitaro, Imana yampaye inzozi zigera muri 6. Inzozi zirankomerera cyane, ariko hari uburyo umuntu arotamo akabona ko ari ibintu bisanzwe nyine byo kurota, ariko hari n'ibyo urota ukabona ko bifite message. Narose inzozi 3 ntagiye gusubiramo aha ngaha, ariko icyagaragaraga nuko hari harimo intambara nyinshi zo kugira ngo mbonane na madamu, kandi koko byaragaragaye. And then turi hafi no gukora ubukwe, ngira ngo ibintu nabishimyemo Imana mu rusengero. Umuntu ntazi nari mvuye mu rugo ndi kuzamuka, guhurira mu muhanda, anshyira ku ruhande, arambwira ngo mvike Imana iri kuvugana nawe. Hari abantu bapinga ko Imana ivuga, ariko ntitwabarenganya nyine, buriya ibitarabavugisha cyangwa se ikabavugisha bafite ibikezi ntibasobanukirwe. Ariko Imana iravuga. Imana iravuga kandi igakorera no mu bantu bayo. Umuntu ashyira ku ruhande, ari ubwa mbere ambonye, nanjye ari ubwa mbere mubonye, w'umumama. Arambwira ati umva ko Imana iri kuvugana nawe. Arambwira ngo Imana igukoreye ubukwe kandi bwiza, ariko Satani yarahagurutse uburwayi. Ambwira n'ibindi ntari buvuge. Aragenda, nanjye ndagenda. Maze kugera imbere nibwo nibutse ko ntanafashe nimero. Nsubije amaso inyuma ndamubura ngo mbe namwaka byibura na nimero. Rero hari abantu benshi bajya bambwira ati ariko si ubwoba kuba uri aho ngaho, madamu wawe adahari, biragoye. Abibona ko bari kubibona ko bigoye kandi cyane, ariko nkababwira nti icyo Imana yakoze nicyo cyari gikomeye kuruta gutegereza. Iyo umuntu ari muri waiting room, ahantu ategereje, maybe imba ari flight, ategereje maybe guhura n'umuyobozi runaka, abafite icyizere. So rero yaba jyewe yaba madamu dufite icyizere. Amen. Icyizere kuko ibyashize nibwo twabonaga muri izo ntambara zose zagiye ziba, ubwo twarebaga tukavuga tutari ko ibi bintu amaherezo ni ayahe. Ariko twese dufite kwihangana, kandi Imana tuyifitiye icyizere cyose. Amen. Yuko n'ibisigaye izabikora. Mboneyeho rero no kubwira abo bantu bose bajya babimbwira ngo bahumure, kuko natwe turakomeye, kandi Imana ikomeje kuturinda muri byose. Yaba ahari abivuze, ari gukorera Imana, nanjye aho ndi gukorera Imana. So niduhura nanone n'umurimo uzaba ukomeye. So rero nta mpungenge pe, kandi nta kibazo twebwe biduteye. Hallelujah. Amen. Oh my goodness. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha.
mwinshi cyane, subiza aho mwakuye, bibateteshe muri byose. Nicyo nabasabira, kandi nzi ko na madamu ari hano aricyo yabasabira. Hanyuma mukomeze mudusenge. Umubyeyi wacu twese, yaba jyewe yaba madamu, ni umubyeyi wacu kandi dufite ku mutima. Njye ntekereza ko niyo twaba turi muri koma, nimba umuntu uri muri koma ajya agira akantu ko kwibuka gatoya kakaba kari gukora, muzehe yaba ari mu bantu b'imbere. Yaratureze turi batoya, aradukuza, aradushyingira, tujya gukora ubukwe. Twibazaga ese azaba yicaye he, bizaba bimeze kuko ababyeyi banjye, abavandimwe banjye nibo bamagana. So byatubereye nyine ikibazo, ariko turavuga tuti aho umuntu azajya abona umwanya azajya hicara, ntacyo bitwaye. Kandi ngira ngo mwarabibonye abantu bagiye bicara uko bashaka, kuko abantu be nibo bantu. So turanezerewe rero, dushimiye Imana cyane kuri uyu mwaka. Hari umuntu kare wanshokoje, nawe Imana izamfashe muri iki kiganiro, ntabwo atari ko se buri mwaka utari kumwe ibintu koko, ariko still turi guserebura nubwo ari kure yanjye, ariko imitima yacu iri hamwe umunsi ku wundi, ijoro ku rindi. Madamu wanjye arabizi, nawe amura ku mutima, kandi nanjye ndabizi yuko ndi ku mutima. So it's a matter of time. Ibindi Imana yarabikoze cyane, kandi yarakoze. Abaduca intege rero asa n'imbaraga, muturiye kabisa. Kristo arahari kandi yaranishije. amen Amen. amen. Abantu bose bari aha ngaha twabavugaho byinshi cyane, ariko mu ijambo rimwe, Imana abandi bagirire neza. Rero mpe message madamu, ndi kureba muri Ego. Nyambo ibyo nari ndimo kuvuga ndabirangije. Ubu hasigaye kubwira madamu. Kugeza uyu munsi ntaramenya impamvu namuhise. Naranabimubwiye, ariko igihe kizagera nimubwire kandi azatanga. Namuhisemo mu bakobwa benshi nari nziranye nabo. Hari abo twiganye, hari abo twabyirukanye, hari abo twagiye tumenyanira mu kazi, ariko Jose ni wowe nahisemo. Urukundo ngukunda biragoye ko warusobanukirwa, ariko Imana irabizi urugero ngukunda. Naragukunze, n'ubu ndagukunda, kandi nzakomeza kugukunda. Nta kintu na kimwe kizigera kibaho kizacogoza urukundo ngufitiye. Murazirikana iteka isezerano twagiranye, haba imbere y'amategeko muri leta ndetse n'imbere y'Imana. Ibyo nibyo nzirikana ijoro n'amanywa. Ahasigaye ibyiza biri imbere, ndabizi. Umuryango wacu uzakorera Imana, uzabona iminyago myinshi cyane uvana kuri Satani, kandi njye nawe tuzabera umugisha abantu benshi. Ikindi, benshi bazahimbaza Imana kubwo imirimo Imana yadukoreye, iri kudukorera, n'iyo izadukorera mu bihe biri imbere. My sweetheart, my love, my everything, I love you more than the words can explain. Thank you. Wow. Yeah. Nanjye ndanezerewe, ntabwo uburyo nabivugamo, kubivuga birangora, ariko nanezerewe na mbere. Ubu ngubu nyine ndimo ndabitsindagira ko umunezero ni mwinshi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni ubuntu bw'Imana, kuko kuba tugeze uyu munsi ntacyo twatanze, ariko dushimira Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi kandi nshima Imana ni uko nicaranye namwe mwese, kandi nkaba nicaye mu rugo rw'abana bacu. Imana ishimwe.
Ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 8, buriya turahera ku murongo wa 26. Umurongo wa 26 niwo turi buhereho. Aravuga ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha imineho itavugwa. Kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Umurongo wa 28 uravuga ngo kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Iri jambo umurongo wa 28 ririmo ratubwira ngo kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nshimye Imana kubw'umuhamagaro wayo. Abenshi nta nubwo twari tunaziranye, Sylvie yaravutse asanga turahari, ariko uko twamenyanye na papa we ni umuhamagaro w'Imana, ni umugambi w'Imana. Ibyo tuziranyeho byinshi ni urusengero rw'Imana, kugira ngo tumenyane ni urusengero rw'Imana, ni umuhamagaro w'Imana. Nuko byagenze kandi yabigenje neza, turushaho gukora umurimo w'Imana kugeza kuri ino saha. Imana ishima no kuduha abana, dukora umurimo, tuberera imbuto. Iyo tutaberera imbuto ntabwo tuba twicaye aha ngaha, cyangwa se muba tubonamo umugayo. Ariko iri jambo riravuze ngo ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Turimo turashima Imana rero kubw'umusaruro Imana yaduhaye, kubwo umuhamagaro wayo no kubwo kwemerera ubushake bwayo kugira ngo dukomeze kubana nayo. Rero nshimye Imana kubwa Donatien, uburyo Imana ikomeje kumurinda. Ndashima Imana kubw'umuryango uri hano, ndimo mbona hano, ariko cyane cyane ndashima Imana ko urukundo ari rwo rubagaragaramo. Mu gihe natekerezaga kugira ngo nze hano muri runo rugo rw'abana bacu, nanjye burya abantu bajya bavuga ngo iyerekwa, nanjye nagize ihishurirwa. Amaze kuvuga yuko umunsi w'ejo ubwo twari turi kumwe namwibukije, wagira ngo nari mbizi kuruta uko abizi, ariko nanjye nari mfite icyo nibuka. Cyane cyane icyo nibutse, hanyuzemo utuntu, habayeho ubukwe ariko hanyuramo n'utundi tuntu. Ndavuga nti kweri koko munsi iyi tariki tugiye kugeramo duhumeka umwuka w'abazima dushima Imana. Ndavuga nti byari bikwiriye ko dufatanya kunezerwa uyu munsi. Mu gihe nabitekerezaga rero, nabiganiriyeho na murumuna wanjye, tumaze kubiganiraho, ndyamye ntekereza ibindi, ndongera nkoma ku rutsinga, namubwira se birakwiriye, hari ibyo twumvikanyeho ariko hari n'ibindi numvise Imana iri kunshyira ku mutima. Ndavuga nti birakwiriye ko dufatanya n'abantu bake. Nagombaga kuba ndi kumwe n'abandi benshi, ariko nshimye Imana ko ari abo ngabo duhagarariye umuryango munini cyane, haba hano haba no hanze. Ko bo tutari kumwe, dufite inshuti, dufite abatwifuriza ibyiza, dufite abadukunda. Ntabwo byakunze kugira ngo kuri iyi saha tube turi kumwe, ariko hamwe no mu byiringiro, ndiringira ntashidikanya ko uyu mwanya benshi bazawumenya kandi bakamenya ko tubakunda, tunabazirikana. Imana ishimwe. Rero ntavuze byinshi, ndasabira umugisha uru rugo mba numva ndusabira umugisha. Dusabira umugisha mu ijambo mu rwandiko rwa Yohana rwa nyuma, igice cya 3. Urwandiko rwa Yohana igice cya 3. Yohana wa 3, urwandiko rwa 3 rwa Yohana. Reka turebe
icyo barimo kutubwira. Ni igitabo kijya kwegera ibyahishuwe. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ishimwe Yohana ashimira Gayo. Reka duhere ku murongo wa 2. Aravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Kuko nishimye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Ukundwa, ukiranuka mu byo ukorera bene data byose, kandi ari abashyitsi. Amen. Numvise rero kubasabira umugisha, kubasabira gukomeza kugubwa neza, ariko biturutse ku mwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe ubikora. Ndabasabira kugubwa neza mu buryo bw'umubiri, ndanabasabira no gukomeza kugubwa neza mu buryo bw'umwuka. Yaba Donatien uri hano, yaba na Josette uri hariya hanze, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwabo. Kandi nsabira umugisha namwe mwameye kugira ngo tube turi kumwe, dufatanye uyu munezero. Imana namwe igikomeza yibuka amaturo mujya mutanga. Intambwe muba mwateye, igihe muba mwakoresheje, umutima mwaba mwabikoresheje, Imana ijya ibikoresha, ibongereje imigisha. Murakoze, Imana ihabwe icyubahiro. Nejejwe no kuba nicaye kwa Donatien. Mu by'ukuri uyu ni umuryango mushya, ariko ni umuryango wacu twisangamo. Naraye menye nibukijwe itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 nijoro. Ndavuga ni itegeko, isinabura. Iyi surprise rero ngiye kubonekamo hano ni surprise, nubwo mwabanje kubigambana. Ariko surprise mu nyigisho z'ibikorwa by'amahoro turayigisha. Ikwibutsa, ikwereka abandi abantu utatekerezaga ko bakuzirikana ku mutima. Dufite urutonde rw'ibintu twigisha, ariko ibyanyuma ni urwenya, gutungura no gutera urwenya. Abantu hari ibintu bajya basuzugura, ariko iyo buri gihe nteye urwenya nkagusetsa, urishima nanjye nkishima. Uburakari, byari kuntera uburakari bikaba byigiyeyo. Mu by'ukuri rero Donatien twifurije anniversaire nziza, twifurije kwibuka neza iyi tariki ya 2 y'ukwezi kwa 12 2023. Izibagirane, izaba itariki mwe n'inshuti zanyu tuzahora twibuka. Mu by'ukuri rero muri abana banjye, nk'uko babivuze, ndibuka mujya gusezerana. Musa naho mujya impaka, azabe iwacu. Musa n'abatomboye, n'abahisemo, mwabyumvikanyeho. Mu by'ukuri rero mwese muri abana banjye, kandi muri abana banjye nk'uko Sylvia ari umwana wanjye, nk'uko Patrick ari umwana wanjye, nk'uko n'abariya bandi bose ari abana banjye. Hari ikintu
Imana yampaye kivuye ku burere nahuye nabwo. Ntaha saa sita mvuye kuri ariya mashuri y'i Remera Catholique, nagera mu rugo nkasanga nyogokuru yagiye kwinywera akagwa, nkabura ungaburira, ibiryo bihari, ariko ngo nta muhungu ukora hehe, nta muhungu ukora mu nkono. Noneho binyubakamo ikintu kuva mu mwaka wa 4, binyubakamo ikintu rero cyuko ntazabona abantu bahura n'ibibazo nahuye nabyo. Iryo ni ishyaka ryanyinjiyemo nkiri umwana, ndarikurana, ndarishakana, bigeza kuri uyu munota n'ubu ugeze iwanjye ni mu ishuri, hari abantu benshi. Mu by'ukuri rero uko nababonye, uko twabanye, muri Sunday school, bikageza ubwo ngera mu rugo rw'amahoro, bikageza ubwo mugera Kidaho, kugeza n'ubu ndumva binteye ishema kandi binejeje. Mu by'ukuri rero turabisabira umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi urugo rwanyu Imana ikomeze kurwubaka. Turabizi ko bigoye, Josette warabizi, muri Amerika ubundi kirazira ko umara, ahubwo ubanza ari n'amezi 3 utari hamwe n'umugore wawe, cyane cyane iyo ikirongora. Ariko kubera iby'Imana yateguye, ubushake bw'Imana, umuteguro w'Imana, ushobora kwirukanka uti reka atari iby'Imana iteganya. Reka dutegereze ubushake bw'Imana, bizakunda kandi bizaba byiza. Urugo tuzarubonamo imigisha, tuzarugenderera, tuzarwicaramo, tuzarubyinamo, tuzakoramo za anniversaire nyinshi. Ni ukuri ngenda byizeye kandi nzi ko turi kumwe. Ahubwo nasoza, murakoze. Ababyeyi barakoze cyane ku byiza bifurije uyu muryango, ku magambo meza babatuyeho, ku mugisha babifurijeho, kandi Imana nabo ibaha umugisha. Papa arabivuze ngo tuzagira anniversaire menshi tuzakomeza gufeta. Imana rero ikomeze ibagirire neza, ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibanezeze. Dusabe n'umugisha nyine ababyeyi bari hano twari kumwe, twataramanye, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Kandi urukundo, iyi ni imbuto Kristo aba yabashyizemo, ntabwo ari ibintu mwebwe ubwanyu mwakwibwiriza, ariko ni imbuto nziza no kumvira umwuka. Imana ibahera umugisha. Tugiye kuririmbana indirimbo, hanyuma turagaruka tubasezera. Tangira ntacyo. Yesu ndagukunda
cyane ndakwihaye kw'ibyaha byanjye binezeza mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ngukunze mwitururwo wankunze kera Golgotha ntakwiriye ngukundira mama wanyambariye n'umutwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ningera mu rugo rwa soye mi Yesu nzajya maguhamiriza iteka ryose mwikubise imbere nzagusingiza cyane ntabwo nigeze ngukunda uko ukunda ubu amen iki gitero cya gatatu ndagikunda cyane kiravuga ngo nzahora ngukunda Yesu iteka ryose amen ngihumeka njye ndirimba ishimwe ryawe ningera mu rupfu nabwo nzagushima ntya nti ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda kandi magambo mu byiza no mu bibi ishimwe ry'uhoraho rikwiriye guhora muri twebwe amen amen imana ibaha umugisha kandi imana iha umugisha Josette na Donatien nta kindi tugenderera nta kindi cyaduhagurukije ni ukuri ni urukundo tubakunda ni no kubereka ko tubakunda kandi kugira ngo dufatanye namwe gushima iby'Imana yakoze ibyiza byose yabageneye imvura y'imigisha ikomeze ibanyagire kandi ibiganza byanyu bijye bikomeza byuzuye ukomeze mwakire uko mudahwema gutanga ukomeze munakire Imana rero ibaha umugisha ibagure ni ukuri umugisha wose Kristo yabageneye ubabeho ijambo mbahaye ni rya riri mu itangiriro rivuga ngo ibice 12 nzaguha umugisha nzaguhindura ubwoko bukomeye abazabifuriza umugisha bazawumugisha rero turabifuriza umugisha kandi kubwo kubifuriza umugisha natwe tuzabona umugisha turabakunda amahoro y'Imana bane namwe abantu bari bakurikiye Mubwire TV ni ukuri twagize ibihe byiza muri iyi surprise yo gutumbura Donatien kugira tumwereke ko tumukunda ndetse na Josette aho ari kugira ngo nabone ko tumukunda ndetse tumuzirikana murakoze turabashimira mukore subscribe mukore share mukore like mukore comment kandi ni ukuri mwereke abantu urukundo
twaje twikandagira, urumva ibi bintu ntabwo tuba tuzi ngo umuntu arabyakira gute, ariko mwabonye donasiyo ko yishimye, n'abandi bose tugera ni ukuri tuba twabatunguye kandi baranezerwa, aho kugira ngo uzarire ubwire umuntu ko umukunda, aho kugira ngo uzarire ku munsi we wa nyuma ndetse ugenda n'umwenda wo kutabwira umuntu ko wamukunda cyangwa hari icyiza yakoze mu buzima bwe, bimubwire, uhagararane nawe uvuge ngo arabizi ko mukunda, arabizi ko ari ingenzi mu buzima bwanjye. Rero muri ingenzi mu buzima bwacu, Mubwire TV na Sylvie turabakunda cyane, kandi umugisha w'Imana wuzure mu buzima bwanyu. Amahoro. Thank you.